reka tujye dukomeze di ariko ibi ni iki wakwetu we hamwe na bingo. Wakwetu iyi ni episode ya 14 kwa Rusomye. Sawa. Kutuitangiye wibutse ariko gukanda subscribe di ibi ni iki episode ya 14 kwa Rusomye. Allo? Allo. Sawa. Sawa. Amagawe nande na wa muntu bigeze gufata muri episode ya 10 murabyebuka. Shaka ko bakorana. Ni wamwicaye. Wamwicaye. Aramwihamagare ariko baranatinyuka. Igitekerezo ngo yingutse sasa. Okay. Ko bakorana? Allo? Ubwo nanjye ntegereje kwindura igitekerezo. Yaramutegereje ariko Sabrina yarihaze. Ubundi ukobwa aratwika. Abandi bagiye bareka kubeshya. Wari hafi iwacu. Hafi iwabo. Noneho kugira ngo byumve neza ukuntu atwika no gutumira umwicanyi ngo aze baganire. Ariko ubwo twaba tuganira ikira. Yagize amakenga. Igitekerezo. Yahinduye igitekerezo cyo kuba yamwica no kuba yakorana Kagango. Ngomba kwiperereza neza ntarafata Kagango ushaka njya kudutega agatego. Kabisa. Nanjye nicyo kintu navugaga. Nicyo kintu navugaga. Gira utabare. Gira utabare. Yaje kumureba. Cyaticanye. Meze bitese. Fresh to. Ndishama magengo ndi ntekereza. Narazihinduye. Banumva nta kwiza abantu nkamwe babara babicanye mugera gukora ibyaha byinshi bigiye bitandukanye. Ko numva guhinduka kawe ntabyizeye neza. Aha nanjye sinapfa kubyizera pe mva ko bavuga. Numva naho tazongera kunjya nabi cyane Kagango yagutumye ugaruke kuzongera kunyica shaka. Reka nta n'igitekerezo cyo kukugirira nabi gihari. Gihari kera. Endo umuntu uraho ngaho ntabwo none hapfa kugikondera ko iboneye no kurifumba na gutya pe. Uyu mukobwa aratwika nicyo kintu nge mwemerera. Umva rero nkubwiye nimba mbaye ndi igitekerezo. Uko nyengwa amafaranga yanjye ukayarya ngo mirana ko gwihumbi 500 nkurira diro warangiza ukayarya nakwishyirirenzaho nandi nka miliyoni. Ubuzima bwawe nkabwangiza ati cyangwa na amafaranga ni cyabereyo. Ubwo nyine mva nimba mbaye si nk'ibyo se sha. Ubwo tugiye gukorana. Bagire bakorane ariko ibintu byo kumurya. Ndi ntekerezo ubwo ngubwo ndumva. Nimba yahinduye intekerezo koko turakorana. Nyemereye birakora. Sawa ariko ntuzisubira. Nta kwisubira. Ibaze ariko uyu mukobwa rero rimwe nango njya mbona twika ubundi nkabona. Hari akantu kari kujegajega karimo. Kwizera ubwicanyi guyusha. Kareka. Kirana byari bya bindi by'imikino bya kera. Ubu narahindutse rero nawe ntubibona? Ndabibona tu. Okay, faranga. Tekino cyose wumva cyo nimba. Faranga rirahari. Ifaranga rirongoza we. Ngani mukande subscribe twikomereza. Kuri umuntu angambani wa muntu ndamwita. Nahari. Panze n'umwicanyi. Tugiye dukorane. Nkukore. Akimara kugenda ati ngiye gukorera. Abakobwa mugira ubugori bwinshi. Weho ari so wanyu. Ese ngiye kujya nza mu mpeza amafaranga. Karabaye rero. Karabaye. Agiye kubarya kandi ngo yiteze imbere mu mafaranga ariko barya tu. Kaganga mu hakazi akemera. Uyu mukobwa mu hakazi akemera. Ibi ni ikira. Musare ko yize gahunda. Ariko ubundi aya mezi muri Kigali wayibamo tutamenya ubwenge di. Sora kwereka. Wagendaga rwose. Iminsi. Yesinze nandi gutekereza. Yakubitanye na Rukabusa. Neze neza nanye ngiye pi. Hari umuntu uri kunshakaye. Tudaheruka kudusura. Daheruka kudusura. Cyane by'uburyarya nyine. Kazi kenshi. Amusore se shawa mushaka. Nayo mpamvu ntari kuboneka. Namubeshya ati nyine dufite akazi kenshi niyo mpamvu banari kuboneka ibintu nk'ibyo. Umuntu uri kumbipa ninde we? Naro umuntu uri kumbipa. Umuntu se ko bari ha muntu uri kumbipa kandi nta bite mfitemo. Bitire.
kamukure mu rufungo arangije amutira telefone kugira ngo urebe uriya mukobwa iyo agize gutya akagira icyo akora ari gahunda tu agize gutya amutira telefone avuga ati nyine hari umuntu uri kumbipa mwiza shyiramo nimero umukobwa ari gupanga iki sasa barakwereka akagango yicaye hano telefone soresha uyu mugabo aratwika ngo telefone wamwohereje ngo iramuremerana nimero ni ya wa mupfumu ati nimero ni ya wa mupfumu uzadufasha kwica wa mukobwa ndagira ngo sasa urebe yagize gutya atira telefone ya y'uyu nguyu rukabuza ahita yandikira nde uyu kaganga aramubwira ati iyi nimero ni ya wa mupfumu uzadufasha kugira ngo mukobwa Sabrina tumurangize urebe uragiye kumukubita nimero y'undi mupampi rwose akoresheje telefone yande ya rukabuza yamaze kwandikira message kare se wabo ajya kwihamagarishwa nimero itariho ushobora gusanga ari no kwihamagara telefone yayikubye yayizimije mutamaze kuwukora muto utoroshye bife akomanyijira kanga agiye kubona ko ari rukabuzi yohereje tu nundi yamaze kubibona nashakaga ntigeze cyo yashakaga nubundi yamaze kukigeraho ariko uyu mukobwa kinene kaba afite sasa barakwereka nyuma y'amasaha uri hano genda tembera karitsi ko yiboneye ndiko kumva dore ngo sasa Sabrina aramamagara tinda gushaka mwana gira nundi mupampe tebuka tebuka ndagushaka umva ndagushaka aje murebe nagiye kwari Mitera yahuye na Sabrina sasa kuguha akazi ako kazi ngiye kuguha amafaranga azakavamo azavamo kimwe cya kabiri agiye kumuha akazi ariko amafaranga azavamo amuhembe mu kimwe cya kabiri cyazavamo ako kazi kamuzite mbaza ahubwo ngo kazi kategate cyaterwa n'akazi kariko hari udashobora kugabana bitewe n'akazi kariko iki nacyo ni igisabo kigufu shaka kuguha akazi ubu mupfumu hari umuntu ugiye shaka uwo mupfumu sasa data wacu natanga nimero yawe we azaguhamagara kugira ko akeneye ubufasha bwo kugira ngo agire ibyo ankorera hano ntibaze ngiye kuba umupfumu ariko kubari ariko sha yitari iri Kigali yatubuta ubupfumu wowe mbatufobya ko umupfumu se n'ibyanyabyo ntabwo ari ibyanyabyo nge nakazi nakazi nguhaye wowe uzagenda umupfumagurire n'ubundi ahubwo wowe y'abapfubiribwa n'abapfumu cya kabiri wowe ntibitinde urabizi neza ko amafaranga yafite ndabizi neza uzamuca amafaranga naza amafaranga cyonzi cyo tuzayabona ahubwo wowe genda ubitanga neza utekereze neza ahantu wakorera umva ubwo ikintu ngiye gukora telefone yanjye ntigomba kuvaho kugira ngo utazampamagara ukambura kabisa ako kantu uzampamagara kugira ntazabana nabura ngo arabona agiye disi muri runo rugendo Sabrina arimo byibura afite abapampe babizerwa batamutenguha gutoranya abapampe babizerwa tu aricyo kintu kiba ari ingenzi dikora akazi icyambere ni note sawa mwana sasa barakwereka kakagoryi bimeze bite boss we dore ngo arahita ahamagara akagango ni fresh ako ntago ari fresh cyane ni wa muhungu nyine mwari mwarapanze ya diro igikaritaze kera kiriye diro iranga bose ntago ari ukukubeshya nanjye nahuye n'akabazo nyine barampakira banjyana kwa Kabuga kagago nta mukino ngiye kumbwira niba bamupakira bamujyana mu irimba aratwika sha nta kuguhemukira kurimo ariko ubu noneho
ni kwa mbuga bari baranjyanye aho se n'ubundi si iwanyu hari icyo bigutwaye ntayo wabirenze none se bimeze noneho ubu ngubu imigambi udashoje umva se noneho nibwo nkiza hashije nk'iminsi nk'itanu nje kuko cyakiri guteka imitwe akazi kanjye ugakora ibintu byihorera akazi kawe ndagakora ariko ndagakora bibutse gahunda ihari ni ukurya impande zombi mu kano kanya yahindutse ikirumira habiri ngiye ku cyifuzo cyanjye ngenda kumva wampereza nk'ubuhumbi vene aho ngaho nk'abantu kubera inzara mba mvanye hariye mbanze niyo ndore n'ubundi nkakomeza diro kandi shamva mubwira ndabona akusha ko utangiye kunyirishwaho utuntu tw'uduhumbi vene ibyo ni ibiki kwanjye nawe bosi we sawa ntacyo kaze nk'icumi maze ubundi kanze ngo 10 si ubw'icumi si ubw'icumi nawe aho mukiri urahangana aba yipfuraguraho ari bigira 15 nani njya nimba yemera tubifuza cyangwa ubyihorere n'ubundi usanga n'abandi bakora akazi ntari bingabo bumpereza ubwo buceri sawa Sehili y'amafaranga sha aha rwose tubereka sasa kuri wa ruburika wacu mupfumu atajya guhiritira acha baratwika tambuka akanya kagango yarashe noneho kugira ngo urebe ukuntu kagango yagize gutya akabura n'ubwenge ntabwo abona ko n'umupfumu uri ahangaha yambaye timba umupfumu wambara timba ntabwo uhita umenya ko ari kugutuburira rwose dore mfite umukobwa hariya ndagira mumfashe mumugize kugira ngo baramuca amazi bakamwicaza ku isafuriya genda kagango waba akagoryi we barashaka umuti ubwo bari ubwo igisubizo uwo mafaranga no kubaza abakuru uyu mukobwa we n'umugabo yewe ni gusaba ubushobozi bwo kuba namwica nimuntereze ni abakuru ndi kubaza ajya kubaza yego yanonga umugabo turi kumwe kandi guca amafaranga 500 dore ngo leta yemeza 500 abakuru barambwiye ngo nta mafaranga yo kubaza rwose babyeyi ndayafite amafaranga yo kubaza yavuba gira kandi hano momo ntabwo tuzemera wimenye shyira nayo kubaza shyira yo kubaza ubundi njye mbigisha tekinike muzajya mukoresha muragura se njye mufata agacuma maze mushyiremo imbeba ari nzima muzayakorera zavuga ati uburyo wa mupfumu arakora umuntu azajya abona agacuma kari kubyina gatuzi ko wa muntu afite imiti menye ibanga ry'abatubuzi b'abapfumu noneho baramitana sindi burara hasi sha mwankora hiki ibyanyu nzabishyira ku karubanda umupfumu nyabaki wambara tiba reba ahantu akorera akazi noneho yari butwike y'aka gacuma gashyiramo nk'imbeba nzima kiwe wenda miliyoni 5 yari buzitanga avuga ati ye uyu niwe bari barambwiye tagira rya amagara nde Sabrina yego sha Sabrina bimeze bite mwana sha ni sawa nyine wa mugabo yaje pampa kaza gakoze neza nanjye ndeme namukoreye yansigiye makeya ubwo urumva yamaye gahunda yo ko azagaruka bayasize avance y'umuti aye bayansigiye yego namuca amafaranga 500 namuciye 500,000 amafaranga 50 bya avance asize avance ya 50 ako kaganga aranatwika siga avance ku mupfumu yavuze ati uzi ko yambwiye ko azajya nzana n'abandi bantu bitewe n'ibintu namukoreye namukoreye ibitangaza namubwiye ati cyase ati munsi none cyo namukoreye ni gisanzwe ukabona ibintu byagenze neza yewega ajya kugeraho ujye uhindura ukundi kuntu
amugiraho ahinduka ukundi kuntu. Tujye tugisoreza ahangaha cyari igice cya 14 reka nze dukomeza n'igice cya 15 wibuka gukanda subscribe birakenewe di WAKWETU TV.